Dr Daniel Ngabije, Minisitiri w'Ubuzima, ese mwatubwira impamvu zitumye mwongeraho igihe cy'icyumweru muri guma mu rugo cyane cyane muri Kigali? Twari dukeneye iki cyumweru kugira ngo dushimangire ibyiza twari tumaze kugeraho muri gahunda ya guma mu rugo. Navuze igabanuka ry'abarwayi bashya twakiraga, ariko ikindi navuga nuko hari n'igabanuka ry'abantu bahitanaga n'icyo cyorezo. Iyo ugereranyije imibare y'ukuntu abantu bapfaga mu byumweru bibiri bishize, yego, nuko twagiye dutanga raporo y'abapfa buri munsi kugeza ubu ngubu, ikigaragara nuko bagabanutseho hejuru ya 36% kubera ingamba zafashwe zo kubitaho hakiri kare, guhera mu mudugudu. Imiti mishyashya yatangiye gutangwa mu mavuriro aho twita kuri bari abarwayi, ndetse n'indi mishyashya ikaba igiye kuboneka vuba ifite ingufu cyane kurushaho. Turashaka ko umuntu uzajya urwara tumuha ibyangombwa byose kugira ngo tumurinde gupfa, ariko tunanashishikariza abantu tubabwira ko covid irakaze, ntabwo umuntu yarakwiriye kwitwararika nabi ku buryo ashobora kuyandura. Nubwo hari ibyangombwa byose tugerageza kubyegeranya ngo kugira ngo tumuvure, indwara n'indwara nta gahunda umuntu agira nayo ishobora kuguhitana nubwo abaganga bakoze ibyo bagomba gukora byose. Icyumweru rero kugira ngo tukibone biraza gufasha kugira ngo izi ngamba tuzinoze, n'abantu basobanukirwe kurushaho ko turacyafite amakuru y'abantu bakerensa indwara bakavuga ngo ntabwo iriho, ni indwara y'abakire, ni indwara y'abasaza, bakayivuga ibintu byinshi. Ariko twese twagiye tubibona, ubu ngubu ntawe utazi inshuti, umuvandimwe ugize kurwara covid, se n'abahitanywe nayo turabazi twese. Ubu nta muntu, ntabwo iki indwara y'aba bashoferi batwaraga amakamyo kera, y'abanyarusizi bigeze kwirwara ngo bacuruza bajya Bukavu, y'abakora mu isoko hariya kwa Mutangana. Ubu ni indwara twese tuzi, kuko urebye mu badukikije, abantu duturanye, mu muryango, mu nshuti, uraza kuhasanga hari umuntu wahuye n'icyo kibazo. Uvuga ngo iki kibazo turagifite, tugomba kugishakira umuti, tudategereje ko umuti utangwa uzushaririye kurushaho. Ni byiza rero ko iki cyumweru tucyongeraho, biraza kuduha inyungu kuruta navuga gupfubya umuti twari turi gutanga ubu, kandi icyumweru kimwe gusa cyatuma tuwutanga ukanoga neza. Kandi mu minsi iri imbere turaza kubigarukaho, niho heza aho tugana, kuko n'inkingo ziri mu nzira ziza nk'igisubizo kirambye mu gukurikirana iyi ndwara no kureba no kwishakaho amakuru mu gihugu no hanze. Bimaze kutugaragarira yuko ubundi twajyaga dusaba umuntu ugiye gufata urugendo aza mu Rwanda ko yisuzumisha covid, akatuzanira igipapuro cyangwa se akacyohereza akoresheje ikoranabuhanga cyerekana ko mbere yo gufata urugendo igipimo yipimishije kitarengeje iminsi 5, ni ukuvuga amasaha 120. Uyu munsi wa none byatugaragariye ko uko utindana, uko wisuzumisha mbere yo gufata urugendo, iminsi 5, 4, ushobora no kwandura waramaze kubona icyo gipapuro cyerekana ko utanduye. Yego. Ukaza ukagera hano mu gihugu uburwayi bukikurimo ariko butaragaragara, twagusuzuma ukigera nkuko mubizi dufata ibipimo ku kibuga cy'indege ku muntu uvuye hanze, nabwo ntitubone ko uwo muntu arwaye. Bwacya akajya mu mirimo isanzwe, agasanga agakora icyamuzanye mu gihugu, niba atashye akajya mu muryango we, niba ari mukerarugendo agatangira ibyamuzanye, niba ari businessman nawe agakora ibyamuzanye. Ikigaragara nuko turi kubona mu bantu bari kuva hanze ko harimo abantu nyuma y'iminsi igeze kuri 7 iyo wongeye kubasuzuma ubona bamwe muri bo bafite uburwayi, kandi nta handi babwanduriye. Mu by'ukuri bigaragara ko bashobora kuba barabwanduye hagati yo kwisuzumisha batarahaguruka ndetse bageze no mu gihugu aho ngaho. Cyo tuma tuvuga tuti rero reka tufate ko uzajya wipimisha nibura usigaje amasaha 72 ngo uze ufate urugendo. Ubwo turaba dufite igipimo gisa naho ari gishya kurusha icyo cyajyaga kimara iminsi 5. Icya kabiri, nugera ahangaha turakugira inama yo kwihakato, tukanabigufashamo mu buryo busanzwe dukoresha. Dushobora kwifashisha ikoranabuhanga, tubambika ibikoresho bituma dushobora kumenya aho ari, dushobora kumvikana ko aho agiye twamukurikirana, tumuhamagara buri munsi tumenya amakuru ye. Icyangombwa nuko nyuma y'iminsi 7 twongera kumusuzuma, kandi ntabwo yishyura. Ntabwo yishyura, tuzongera tumusuzume, biradufasha twe gukurikirana uburwayi, tunamenye izi nzaduka, izi virus nzaduka nazo ziri kuvugwa ziri hanze, tubashe kumenya ngo ese mu gihugu ntaziratangira kuza.
ko dukeneye ayo makuru kugira ngo bidufashe gusubiza iki kibazo cya COVID-19. Ubushize mwari mwavuze ko muri uku kwezi kwa kabiri inkingo zishobora kugera mu Rwanda, si kugeza ubu bihagaze bite? Hanyuma n'ubuhe bwoko bw'inkingo buzazanwa, ndetse mwanatubwira n'igihe iyi gahunda yaba itangiye? Murakoze. Ku bijyanye n'inkingo twarabisobanuye ko tegereje inkingo mu kwezi kwa kabiri hagati matariki 15. U Rwanda ruri mu bihugu 4 bya Afurika byujuje ibisabwa byose kugira ngo tubashe kubona inkingo za mbere za Pfizer. Ni u Rwanda, Tunisie, South Africa na Kabera. Ni ibihugu 4 byujuje ibyasabwaga byose ku buryo bwa technique no ku zindi requirement cyangwa se ku bindi bisabwa kugira ngo urukingo rubashe igihugu kibashe kuba mu bya mbere bibona urwo rukingo. Tuzabona ku ibihumbi 102 by'inkingo, hanyuma mbere y'uko ukwezi gushira tubone hafi ibihumbi 996 by'inkingo za AstraZeneca. Ubwo ni hafi miliyoni y'inkingo dufite ku ngunga ya mbere. Duhita twifashisha cyane cyane mu gukingira abakozi bo kwa muganga, abantu bakuze banafite n'indwara karande, abandi bose bari mu gikorwa cyo gufasha kubahiriza amabwiriza nk'inzego z'umutekano nabo usanga buri gihe kenshi mwagiye mubyumva mu bandura nabo babaga barimo. Abo nibo tuzaheraho kugira ngo tubakingire, ariko n'izindi nkingo zizakomeza mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka. Igihugu gifite gahunda yo kubona izindi nkingo zihagije ku buryo nibura twagera kuri 60% y'abanyarwanda bagomba gukingirwa. Iyo niyo ntego dufite muri uyu mwaka. Harakorwa ibishoboka byose, guverinoma irakora ibishoboka byose kugira ngo izo nkingo ziboneke, zigurwe kandi zize mu gihugu zinakoreshwe. Kuri izo za mbere zigiye kuzaza dufite aho tuzabikorera, abazakingira n'ibikenewe byose, ndetse turi no gukora urutonde runoze kuko tuzakingira abo ba mbere bazabona izo nkingo. Professor Shyaka Anastase, kuba hongeweho icyumweru, serivisi zemerewe gukomeza, izi serivisi zirakomeza mu buhe buryo? Murakoze. Birumvikana ko nk'uko inama y'abaminisitiri yabyemeje, iki cyumweru cyose turakomeza gahunda zose nk'uko zari zimeze, haba muri Kigali haba no hanze yayo, ntacyo duhinduraho. Ariko guhera mu cyumweru gitaha hari ibyagiye bihinduka, harimo n'ibyo byo kugira ngo muri Kigali tuguma mu rugo tuyisezerere, ariko bizaba bijyanye n'uko twitwaye. Ariko no hirya no hino naho hari serivisi zijyanye no kuzamura ubukungu no kuzamura imibereho myiza y'abaturage zigomba gukomeza. Byatewe n'iki? Ni ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, dushingiye kuko ubundi tuzi abanyarwanda, dushingiye n'ibi byumweru 2 tumaranye nubwo bitari byanoga, dushingiye no kubyo urwego rw'ubuzima rutugaragariza ko hari icyari gitangiye kujya mu buryo. Turizera ko mu mpera z'iki cyumweru iki cyorezo kiza kuba kimaze gucogora cyane, ariko bishingiye kuri ba banyarwanda bafite umutima wo kukirinda, bafite, nari ngiye kuvuga ngo bakebuwe bihagije ko bavuga ko iki kintu atari cyo gukinisha. Ubwo birashingira rwose kuri icyo cyizere dusanzwe tubaziho nuko abanyarwanda tubazi. Ikindi cya kabiri rero, umuntu nacyo ataki ruhande, turifuza ko ubuzima bw'igihugu n'ubukungu bwacyo bugira urugendo ruzima, bikazahuka bigatera imbere. Ariko tunarifuza ko n'abantu babasha gukora kugira ngo barusheho kwiyubaka, imibereho yabo irusheho kuba myiza. Abacuruza bacuruze, ya mirimo y'ibanze n'iyibanze kuri buri rugo, abajya mu mirimo bayijyemo, kugira ngo ubuzima bwongere bujye mu buryo, kugira ngo twongere tujye mu rugo. Ariko tugasaba rwose, tugasaba banyarwanda bavandimwe mudukurikiye, turasaba ngo mudufashe twe kuzongera gusubira muri guma mu rugo nk'umuti tugomba kunywa. Guma mu rugo tuyisezerere, ariko kuyisezerera nta kundi ni ukubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Nubwo tugiye kuva muri guma mu rugo, haba muri Kigali haba hirya no hino ahandi, turabizi ko COVID igihari.
ni ukuvuga rero tugomba kumenya uko twitwara, tukubahiriza amabwiriza tuzi ntawe utayazi. Niba tuvuga ngo isaha yo gutaha niyi, niba tuvuga ngo akabari karafunze ntitubare ntidufunge, niba dusaba ko abantu batajya mu minsi mikuru yo mu mago nibigenda uko, kandi niba hari ubikoze mu mudugudu runaka byigireho bitera ipfunwe kubivuga, kuko nutabivuga uyu munsi ejo nawe bizaba byakugezeho, usange twese twagombye kujya muri guma. Izi serivisi rero zigamije kugira ngo imiryango yacu twe nk'abanyarwanda dusubire mu mirimo, twongere twisuganye, mu mufuka hagira ikijyamo, ubuzima bwongere bugarure uburyohe bwabwo, ariko tuzirikana kwirinda. Binagamije ariko no kugira ngo ubukungu bw'igihugu muri rusange nabwo bukomeze butere imbere, kuko nubwo tureba turashaka kugira ubuzima bwiza mu gihugu gitekanye gitera imbere, kandi no mu banyarwanda bafite imibereho myiza. Nagira ngo nongere mbisubiremo, iki gihugu cyacu twubaka, iyi leta y'abanyarwanda bakunda n'ayibakunda, irashaka ko kuri urwo ruhande rw'imibereho ibunganira mu buryo bushoboka, si ibitangaza bindi, ariko abanyarwanda nibahumure, badukundire gusa, guma mu rugo tuyubahirize, twigobotore iki cyorezo, ahasigaye dusubire mu mirimo tumeze neza. Murakoze. CP Jean Bosco, mu gusoza navuga nti muri iki gihe inama y'abaminisitiri bongereye, ni iki mubona nka polisi y'igihugu mubona mugiye guhindura cyangwa kuvugurura mu mikorere mu biganisha mwishyirwa mu bikorwa ry'izi ngamba? Icyambere nuko muri iki cyumweru cyagwa mu rugo cyongereye, abantu bakwiye kumva aya makosa yose bakoraga kuko tuyazi, nibayirinde. Abaturage bose nibumve yuko kwirinda iki cyorezo bibareba, kubahiriza amabwiriza birabareba, badakwiye kuba inzego zibishinzwe zishyira imbaraga nyinshi. Icya kabiri, bamenye ko ibikorwa byemewe birazwi, barabizi. Gutanga uruhushya, polisi nishinzwe gutanga uruhushya, ntabwo wowe uvuga nsabye uruhushya polisi, ntabwo mwari mwarumpa agenda agiye, ntabwo byemewe. Bajya basaba uruhushya baruhabwe, ni uburenganzira bwabo, ariko bamenye ko uruhushya atari irasiyo, cyangwa atari ukuvuga ngo uriya wamuhaye nanjye mpa, ntabwo ari byemewe, kubera ko turabisuzuma. Icya gatatu, nuko dusaba abaturage yuko guhererekanya amakuru y'uburyo bakora amanyanga, kugira ngo bakora amanyanga ari benshi, ibyo bintu birashyira ubuzima bwabo mu kaga, burashyira n'ubw'abandi mu kaga, ariko noneho buratera ikibazo. Ntabwo kubwira mugenzi wawe uyu munsi nabeshye cyangwa nabigenje ntiya polisi ntiyamfata, kugira ngo nabigenza atyo undi azabibwira atyo, ntacyo birimo kumarira abaturage, ntacyo byamara mu kwirinda iki cyorezo. Ibyo bintu rero nibabireke, nibumvire amabwiriza. Polisi rero irahari, muri cyumweru cyaguma mu rugo babyumvishe uko bizaba bimeze, bumvise n'amayeri bakoreshaga ko tuyatahura, nibahimba nandi tuzamenya, ariko n'ikindi kitari guma mu rugo hari amabwiriza azakomeza, ayo yose azakomeza yubahirizwa, kandi polisi izareba ko ikoresha ibikoresho byose n'abapolisi bose, ikora n'inzego zibishinzwe kugira ngo byubahirizwe uko byakabaye.